ntabwo ari ibintu bikiri ibanga ko ari we wese uyu munsi kwiga amasomo rusange mu Rwanda ukarangiza kwiga imyaka waba warize yose ntabwo bigitanga icyizere cyo kubona umurimo. Uyu munsi mu mwaka umwe kaminuza y'u Rwanda ishobora guha impamyabumenyi abanyeshuri barenga 7,000, ariko ni bangahe babona akazi mu byo bize imyaka iri hejuru y'itatu? Nyamara ubu wasanga hari abantu bigisha umwuga wiga amezi 6 ugahita uhinduka umukoresha. Nibyo hari ishuri ryitwa ECT, Electronic and Computer Technology, rikorera mu mujyi wa Kigali. Aba bigisha abantu gukanika mudasobwa, amateleviziyo, amatelefone, amaradiyo, gukora amashanyarazi, gukora za kamera no kuzihuza na mudasobwa ku buryo ibyo kamera ifata nyirayabireba ako kanya. Dore uko bigenda. Hari inzira imwe yonyine yo kumenya byoroshye gukanika mudasobwa, televiziyo, radio, telefone cyangwa se gukora amashanyarazi. Ni ugufata telefone yawe ugahamagara 07 88 83 33 55 cyangwa se ukandika email kuri techeric007@gmail.com. Ubaye warize electronique banagufasha kwimenyereza uwo mwuga. Aba banakanika ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byangiritse. Uhise utekereza ko ECT ari ishuri rishobora kubaka ejo hazaza ha benshi? Nanjye nuko. Kigali Tents Tech, abanyamwuga mu gukora amahema y'ubwoko butandukanye bitewe nuko mubyifuza, nk'amahema atwikira imodoka igatandukana n'izuba n'imvura, akoreshwa mu birori, mu bukwe n'ibindi bitandukanye, amarido yo muri tent, imitaka yo muri jardin na tent nziza zo kuganiriramo wakoresha muri business yawe, tutibagiwe n'ububiko bw'amazi buzwi nka bladder. Abo mu bukerarugendo namwe Kigali Tents ntiyabibagiwe kuko tubakorera amatenti yo gukambikamo mu bipimo bitandukanye. Dukorera Kimisagara kuri Kiliziya Saint Pierre. Wanaduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0788 914 308. Nitwa Moro Nadia, mbere nize muri secondary software development. Rero mbonye ntari gukomeza kaminuza, navuga ati wajya muri electronique ko ari ibintu byo guhura, ndavuga byanamfasha mu gihe wenda narabona uko nkomeza kaminuza, hari ubwo nabyiga nabifata bikajya bingirira umumaro, nkabasha no kubona amafaranga yo gukomeza kaminuza. Maze amezi 2 ubwo naje twita dutangira electricity domestic, twita tujya kwiga ibikoresho bya electronique. Utwe turi kuri radio repair, nshobora kuba nahindura amatara, amaradiyo, nkaba nayifungura nkareba ikibazo ifite. Nisanga abahungu ari bo benshi, ntabwo nabonye ko nayobye, kubera ko mbere nabanjije kwiga software development, nshaka no kwiga ibya electronique, kubera ko nabonaga ari ibintu bishobora kuba byuzuzanya. Nuko nasanze biri kintu ntagakwiye kugihunga, buri kintu cyose nakiga ntarebye ngo nuko abo bakirimo kashobora kuba kirimo nanjye nkakijyamo, kandi tubikabikora neza bigakunda. Rero mbisanzuraho, ntago bambangamiye, mbona ari byiza kwigana nabo, ni nko kwigana n'abakobwa bisanzwe. Biramfasha iyo mbona ukuntu bakora neza, nanjye mba numva ariko nagakoze, bikantera umurava, nkavuga ati se najya hanze agakora neza, twariganye waye kukingiye nakicara ngo nanjye mbifate mbikore neza nkaho. Hari igihe baba babikoragamo bakaba bakuzufasha ukuntu. Rero kwigana nabo narabyishimiye, ntacyo byantwara. Icyo nashishikariza urubyiruko cyane cyane abakobwa cyangwa igitsina gore,
ni uko bagomba kumenya ko nta mwuga n'umwe batakiga bijyanye na elegitoronike. Ntabwo iwabo ntabwo hashobora kuba ibikoresho bya elegitoronike, yajya kubyiga akajya abikora n'abandi baturanyi bakabimuzanira, kuko icyo musaza we yakora nawe yagikora. Niba musaza we yize elegitoronike nawe yayiga, kuko ntabwo amahirwe abangana, hari igihe we ashobora no kubikora neza no kumurusha. Rero icyo namushishikariza, yabyiga akumva ko nta mwuga n'umwe yagatinye, akumva ko agomba guhaguruka, akumva ko icyo musaza we yakora nawe yagikora, akumva ko ashoboye, kuko ntacyo abamurusha. Nimba ari ubumenyi muba mubuhabwira hamwe, nimba ari umwarimu aba ari umwe, ubwo bizaterwa n'ubushake uzageramo, ugatinyuka ukumva ko ukwiye kubikora. Ayo mafaranga abona nawe wayabona akagira icyo akumarira. Rero icyo nabashishikariza ni ukwiga ukamenya icyo ushoboye, ukabyiga ubikunze, nawe byakugirira umumaro. Nk'uko umuhungu byamugirira umumaro, nawe byakugirira umumaro ubikora. Amazina yanjye ni Nsengimana Bubakari, niga hano muri ECT TVET School Erike. Kwiga elegitoronike ntibisaba ko uba ufite impano, muri classe baragusobanurira ukabasha kuba igikoresho cyose wageraho wagikora. Urugero nk'iyo bakwigishije ama-PS, ibikoresho bya elegitoronike byinshi usanga harimo ama-PS asa, bigira ama-PS agiye asa. Iyo bakwigishije ama-PS ukabasha kuyamenya neza, igikoresho cyose bakuzanira wagikora kandi neza. Nta ngano y'imyaka igenderwaho kugira ngo umuntu abashe kwiga elegitoronike. Imyaka yose waba ufite yose waza ukiga elegitoronike, kuko ni ibintu iyo wageze muri classe usanga ko ari ibintu bisobanutse, ku buryo imyaka yose waba ufite wabasha kwiga elegitoronike kandi ukayimenya. Nitwa Sabukuru Samuel, maza muri TVET School amezi 5. Ubwo amezi yose twiga n'amezi 6 urumva asigaje ukwezi kumwe. Muri ngi bwa mbere ngera ahangaha twahereye kuri telefone rero twagiye tubonamo ibintu bigiye bitandukanye. Mbere na mbere twabanje hardware, uburyo telefone ishobora gupfa network burundu zikagenda, ukaba wazitera charger ama-IC yayo. Tubonamo guteramo ama system charge, kuropinga amataburo n'ubundi burwayi bwinshi bwa telefone. Muri ST rero mwanya ugiye kwasoza twigamo amasomo menshi agiye atandukanye, harimo radio repair, harimo CRTV, flat TV, harimo mobile phone software and hardware. Isomo ryatubereye ryiza kuko twizamo gupima ibintu by'imiriro, tumenya gusobanukirwa gupima umuriro, tumenya gutandukanya umuriro wa AC uhindagurika, twigamo n'undi muriro wa DC direct current. Iyo miriro twamenye kuyitandukanya ubwo twari turi kwiga CRTV, yaradufashije cyane. Tumenya uburyo twajya dukemuramo ibibazo mu gihe ama-PS yahiye, tumenya uburyo twajya tuyapimamo. Nta mpamvu rero flat yaza ngo ikunanire warize muri TVET School. Amazina yanjye nitwa Nduwe Vincent, nkaba naraje kwiga hano muri ECT mu kwezi kwa 6. Nize segonderi, niga amasomo asanzwe, ariko nyasoza nkora akazi gasanzwe gatandukanye n'ibyo nari nize. Kuva nagira hano muri iki kigo ECT gitezwe inkunga na Erike, naho ngukiye ubumenyi bwinshi. Ubu nzi installation domestique yo kwestara mu nzu bisanzwe, nzi gukora televiziyo yagize ikibazo, guhinduramo ama-PS, televiziyo ya flat TV ziriya zimwe z'amaromba za kera nayo nayikora. Ndizera neza ko nzasoza kwiga hano hari ikintu nize kandi nzi neza, nzaba maze muri societe mfasha abantu bose bijyanye na electronique. Umubare wacu ni 9, igisobanuro cy'umwataka. Ifoto yacu igusigira urwibutso mu birori byawe, yaba ubukwe, anniversaire, bridal shower, inama n'ibindi. Nguhitiyemo 9 Image Studios ngo bagufashe gukesha ibirori byawe bizahore bihanze. Muri 9 Image Studios bakwandikira ku mipira mu buryo bwose, ibikombe, amakaramu, gukora ibitabo, kwandika ku ngofero. Umwihariko ukaba ifoto bagufotorera muri studio ugahita uyitwara. Ngwino wihugure gukora live streaming,
photography, gutunganya filime ndetse na social media management. Wadusanga muri centre y'Abatsinda ku cyapa cya taxi ahazwi nko ku iseta ya Giheka. Hamagara tukurangire kuri 07 22 810 891. 9 Image Studios. Your image will stamp your heart. Te prouver comme je suis grand. Nawe mwese mwahisemo gukurikira BTN TV nk'uko mumaze kumenyera. Uyu ni umwanya wahariwe ikiganiro tubimenye mugezwa na Eric Nshimiyimana. Uyu munsi rero twifuje kurebera hamwe amashuri yigisha ubumenyi ngiro akora te, isafasha iki abanyarwanda muri rusange. Ni kenshi buri mwana yiga mu ishuri cyangwa rimwe na rimwe ugasanga ibyo yiga biramunaniye kuko amahitamo ye atamwemera gukomeza kwiga. Impamvu zibitera rero ni impamvu nyinshi. Hari impamvu z'ubushobozi, hari impamvu zo kuba wenda mu muryango hari ibibazo runaka, uburwayi n'izindi mpamvu, ariko ukavuga uti se nyamuneka kuba ntaragize amahirwe yo gukomeza kwiga, hari ibigo nyamara nagana bikamfasha. Ni muri urwo rwego rero twifuje kurebera hamwe n'abanyeshuri biga muri Eric Tech mu gice cyayo cya ICT ndetse n'abiga muri 9 Image Studio n'abiga bigendanye n'itangazamakuru, gufotora, amayitinga atandukanye. Rero natumiye umuyobozi wa 9 Image Studio, so musango ntabwo ari umushyitsi hano kuri BTN, ahubwo ni mu rugo hano kuri BTN, nkuko BTN yatanze rugari ku banyamakuru batandukanye kugira ngo barusheho gusobanurira abanyarwanda ibyo bashobora gukora kugira ngo bibateze imbere. Murabizi ko dufite umuhuza business aho biga mu masomo atandukanye, harimo kuvanga irange, gukora ibintu bitandukanye, gukoresha imbuga nkoranyambaga, ni amasomo menshi atandukanye. Uyu munsi rero nifuje ko tuza kubirebera hamwe ndetse n'ikiganiro mugiramo uruhare. Muduhamagara kuri 07833552 ubundi mukaduha ibitekerezo byanyu, aho ushobora kuduhamagara cyangwa se ukatwandikira ku butumwa bugufi. Ni ikiganiro kandi tuba dufitemo n'umuterankunga aho tuba turi kumwe na Kigali Tech, b'abanyamwuga bakora amahema atandukanye, bakora Kimisagara hagati ya sitasiyo n'isoko. Uramutse wageze wahageze, niba ufite imodoka bagukorera umutaka cyangwa se ihema ritwikira imodoka yawe. Niba kandi uri mu cyarugendo bafite ihema ryitwa Campitente. Ni amahema atandukanye nk'uko nakomeje kugenda mbibabwira, kandi buri wese uyakeneye nyamuneka gana muri Kigali Tech bagufashe. Niba kandi ukunda kuba hari abantu bagira business zitandukanye, bavuga uti ndifuza kujya nkuriza abantu hamwe, abakoze amanama, abakoze ama event atandukanye. Mu event muzi ko harimo za birthday, harimo kuba hari ya misango ikorerwa mbere y'ubukwe, bamwe bafite amakwa atandukanye cyangwa se hariho imihango yo gushyingira hagati y'umugabo n'umugore. Ayo mahema yose muri Kigali Tech baragira aho badukorera ihema guhera ku bantu 100 kugera ku bantu 5,000. Nyaboneka ubwoko wabukeneye bwose, design wabukeneye. Niba kandi warubatse n'inzu ariko bari kukayishyira ahantu haza amashayi y'inzu, hamwe wa wibere kuri terrasse imvura ajya kugukabona amazi arimo aragusanga mimbere. Jya muri Kigali Tech, hari uburido bakora bakabukubita muri terrasse yawe, hehe no kongera kugira ibibazo nk'ibi ngibyo by'imvura. Tuba turi kumwe kandi n'ishuri Morning Trinity School. Morning Trinity School ni ishuri riherereye ku Ruyenzi aho bakiri kwakira abana. Nyaboneka niba ufite umwana ukiri mu rugo akaba atarajya ku ishuri, dore twaganagana directeur ko yatubwiye ngo buri mwana ugejeje imyaka 3 ni ngombwa ko agomba kujya ku ishuri agatangira ya mashuri twita yuko amashuri kera bayitaga ikiburamwaka, ariko siko bimeze. Ni amashuri y'incuke wa 1, wa 2, wa 3 ndetse bakajya no mu wa 1, mu wa 2, mu wa 3 no mu wa 3, mu wa 4, mu wa 5, mu wa 6. Bafite kandi n'amashuri atandukanye, ari mu Ruhango nk'uko turaza kugenda tubigarukaho. Nimba rero uri mu rugo, niba utarajya ku ishuri, impano iruta izindi ushobora guha umwana kandi akasaza yishimye ni uko wamuha kwiga kandi akiga neza. Mu kiganiro rero sindi kumwe nyine, ahubwo ndi kumwe n'umuyobozi wa 9 Image Studio, Jean Paul. Karame, ikaze mu kiganiro tubimenye. Urakoze cyane kumpa ikaze muri tubimenye. Nishimiye kubana nawe mu kiganiro. Urakoze, nanjye nishimiye kubana namwe muri tubimenye, nanjye kubimenya. Ni kenshi twinjira muri studio uri muvamo cyangwa se tugasohoka winjiramo, ariko Jean Paul numwe mu banyamakuru kandi babikora neza, ariko cyane cyane tumusanga mu gisate cy'ubuhinzi. Ubuhinzi n'ubworozi muramuzi cyane Jean Paul. Ariko yari n'ubukerarugendo. N'ubukerarugendo. Aravuga ati ntabwo ibi ngibi bihagije,
ahubwo nanjye natanga umusanzu mu kwigisha abana b'u Rwanda. Jean Paul, nubwo tukuzi nziza urakoze cyane, nubwo tukuzi ariko ni ngombwa ko hari abafana benshi cyane, ariko si abafana, ni abakurikira, ni abavandimwe, ni inshuti, ni abakunzi, ni abajyanama, ni byose mu kiganiro tubimenye. Bibwire nyirizina Jean Paul ninde? Njye amazina yanjye nk'uko banzi nitwa Imanirarunda Jean Paul, nkaba ndi umupapa, ndubatse, mfite abana 3 n'umugore umwe, nkagira by'umwihariko nkaba nkunda ibintu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi ndetse n'iby'amahoteli n'ubukerarugendo. Kuri BTN by'umwihariko nibyo biganiro nkora, ubuhinzi n'ubworozi kizwi nka Zahabu ya Twese, The Travel Time, ku biganiro bizwi mu bijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo, yewe cyo kinambuka imipaka kikajya hanze y'u Rwanda, dore ko nk'ubu by'umwihariko no mu kwezi kwa 10 turajya muri Sudani y'Epfo. Muri Sudani y'Epfo ubushize nakubonaga uri Dubai urimo uvuga ibintu bigendanye n'ikirungo cyitwa ni ikirungo ni iki? Ubushize twari mu bya intracofit by'umwihariko kuri ubu ngubu ijya kurishera ku rugo, abahinzi n'aborozi ikirungo bamaze kukimenya. Dubai twari kumwe na intracofit ndetse ndi kumwe na Ntende Hotel, abo bari abafatanyabikorwa b'urugendo nakoreye Dubai, ndetse intracofit kuri ubu ngubu noneho yazanye ikirungo cy'ingurube ubu mu amakuru atambuka buri wa 5 y'ubuhinzi n'ubworozi, bayagezwaho ku bufatanye na 9 Image ndetse na Super Fresh ari nayo tugezaho intracofit. Uwo rero niwe Jean Paul tugiye kubana mu kiganiro uyu munsi, ariko ntabwo namutumiye, akaba ari n'umuhanzi ariko naguhaye umwanya bijya bingora kuvuga umuntu turi kumwe cyane ku muntu ufite ibigwi nka Jean Paul. Jean Paul rero yakoze CV ni ndende, yakoze ku mateleviziyo atandukanye ndetse n'amaradiyo, ndetse ni n'umuhanzi nk'uko abivuga. Ariko uyu munsi ntabwo namutumye kugira ngo tuvuge ku by'ubuhinzi, ahubwo namutumye kugira ngo amfashe kurebera hamwe ese aya mashuri yigisha ubumenyi ngiro rimwe na rimwe. Hariho nigeze kuganira nawe yakora no kuri televiziyo imwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, arambwira ati njyewe narize niga no mu bihugu bitandukanye, njya hanze ndetse njya no mu Buhinde, ariko ikintu kintangaje nuko uburyo mbayeho n'iterambere ngezeho nuko nagiye ahantu niga igihe kingana n'amezi 6 mpabwa akazi bagende kuri iyo certificate, none ubu ngubu mfite umuryango ntunze n'abandi bantu, kandi ndi urugero rwiza rwo kuba nakwigisha abantu batandukanye kuko nagize amahirwe yo gutrainingwa mu gihe kingana n'amezi 6. Jean Paul rero turi kumwe mu kiganiro tubimenye, watubwira 9 Studio Image ikorite irihagana hehe, naye masomo mutanga muyatanga mu gihe kingana gute, afasha abandi, yajeje gukemura iki muri society nyarwanda? Ubundi 9 Image Studios ni agashami kegamiye muri Len inyuguti ya Len Media House. Abumva media ngira ngo bahita babyumva. Dufite certificate ya RDB, turemewe, dushobora gukora ibijyanye n'icyo bita media publication, yaba mu buryo bwo kwandika, yaba TV station, yaba radio station cyangwa se radio broadcasting. Ibyo byose mu gihe twaba tugize tubonye umutahe twabikora. Ariko by'umwihariko nk'uko warumbajije ibyo dukora muri 9 Image Studios, mu kintu duhugura, twebwe turahugura, birumvikana, no guhugura bitandukanye na ya mashuri ava mu wa mbere kugera mu wa 6. Turahugura, umuntu ahugura ikintu umuntu yumva afitemo ubushake. Ku buhanga bw'ibyuma nibaze kudufasha, bagiye badugereza bashyiramo n'amashusho, buriya iyo abantu babona hari byinshi bumva, ushobora kuba turigisha ariko ntibabyumve neza. Hanyuma ikintu cya mbere twigisha ibintu bijyanye na multimedia, ariko multimedia ahanini twebwe tugafokasinga ku kintu kijyanye na TV production. No kuvuga ni uburyo bwo gufata amashusho no kuyatunganya, gufata amafoto no kuyatunganya, tukagira akantu bwita ngo ihugura ubunyamakuru. Impamvu tuvuga ngo ihugura ubunyamakuru, ntabwo uzajya kwihugura ubunyamakuru udafite kamera, udafite radio n'urugero. Nk'ubu ngubu kugira ngo tubyoroshye, ahangaha twicaye nakumvisha radio ya J Radio online, habyongeraho iri online, ikora amasaha 24 kuri 24, ndetse n'ibiganiro biri live bikaba bitambuka. Iyo nayo ibarizwa muri 9 Image Studios cyangwa se cya kindi cya Len Media House. Yego. Noneho kwihugura ubunyamakuru bivuze ngo ushobora gukora
icyo twakwita practice muri ya studio yacu. Sinzi wenda ku buhanga bw'ibyuma byose birimo na studio irahari ku setinze ndakeka ko nyabuneka ubuhanga bw'ibyuma dufashe ujye utwerekana ayo mashusho muri ya biba byiza iyo umuntu mweri kukamujyana no kuri tere hagati se kuko ibyo bari kuvuga birakorwa. Yego urabona nka studio rwose hariya ni studio ya radio na television aho umuntu ashobora kwihugura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ndetse ikindi dukora hari ikintu bita film making. Uhugura umuntu uko bakina filime nuko bazitunganya, ukamwigisha uko ushobora kumubwira uti tujye muri casting aba ari uburyo bwo gutoranya abakinnyi. Urabona hariya ni muri studio y'amafoto, ni all in one. Biriya byose murabyigisha? Biriya byose turabyigisha. Photography yo ni ikintu cyacu, editing ibijyanye n'amafoto, editing ibijyanye na video. Ku bakora ubukwe bo bamaze kumva ko nta handi bagana uretse muri 9 Image Studios. Ntago tumaze igihe kinini dutangiye, ariko hari abo twagiye tuzamukana nabo ndetse tugenda tubigisha. Ari naho havuye igitekerezo cyo kuvuga ngo ese kubera iki tutabishyiraho imbaraga none ahubwo tugatangira guhugura abanyarwanda. Urabizi ko mu bijyanye na video ntago wakora udafite lighting. Niyo mpamvu ubona byibuze muri studio haba harimo amatara mu buryo bugiye butandukanye. Iriya ni J Radio online irimo gustreaminga isaha ku isaha iba ikora. So rero ukumva ko nimba umuntu ashobora kwihugura ubunyamakuru afite radio yitorezaho, akihugura ubunyamakuru afite televiziyo akoreraho, urabona ama sound card byose biba bihari. Bisobanuye ngo icyo umuntu wenda ashobora kuba yabura no kuvuga ngo ujye on air, ariko kubijyanye na practice umuntu ava iwacu amerewe neza, ashobora kuza kuri BTN agakora amakuru yumva yashize inyota ndetse akabasha kunganya pasi kubanga bw'ibyuma ari nawo tugezaho aya mashusho ndetse n'amajwi kugira ngo ikiganiro cy'ushobora kugenda neza. Jean Paul rero arimo aradusobanurira bimwe mu byo bigisha mu masomo batanga, arimo aradutembereza muri studio ziwe. Hari benshi bajya bamagara ati nyabuneka dukeneye stage, dukeneye aho twakorera amahugurwa agendanye n'ibyo twiga. Hari abana benshi baba biga ibintu bya amasomo asigaye hari amasomo atandukanye mu minsi, ariko ni ngombwa ko tunabereka twabwira ati se wizibi nihe bari bugufashe kugira ngo urusheho gusobanukirwa neza n'ibyo wiga. Rero biba ari byiza iyo tubatungiye ugutoki nk'uko Jean Paul watubwiye ko mufitemo studio yigisha production. Hanga wari ugikomeza kutubwira? Yego tufitemo studio yigisha ibijyanye na production ndetse tukagira na studio yigisha ibijyanye n'amafoto. Urabizi ko kuri ubu ngubu turi mu isi y'ikoranabuhanga. Urubyiruko rufite siritu iki kintu dukoresha cya telefone ngendanwa ni ikintu gishobora kuba cyatuma umuntu atandukana n'ubukene. Buri gihe tujya twumva wenda biseruka no mu mapublicité njya nkora, hari gihe mvuga ngo dufite inyabutatu kuri BTN aho mbabwira ngo umunyeshuri ushobora kwigira iwanjye ashobora gutambuka muri Eric Tech akiga electronic, yajya muhuza business group naho akiga ibindi. Bisobanuye ngo nubufatanye. Nimba iwanjye mpafite multimedia cyangwa se ukihugura ibijyanye no gukora amadocumentary, ukihugura ibijyanye no gukora amafilme, hari n'abandi nimba utazi kukanika ya mashini hari ahandi bashobora kubikwigisha. Ibi ngibi nabivugiraga iki? Nabivugiraga ko mu gihe ufite telefone yawe ntago ushobora kwicwa n'inzara, hahandi ushobora kugenda ukavuga uti ngiye kuba umufreelancer kuri BTN, ngiye kuba umufreelancer kuri RBA, kuko tumaze iminsi tugenda tubona aho tugenda kuri tele zigiye zitandukanye. Ntago bikiri ikibazo ko umuntu agomba kuba afite kamera ya miliyoni 5 cyangwa se afite kamera ya miliyoni zingahe. Ikoranabuhanga turimo kugenda turijyamo. Ibyo rero niyo cyagiye ntago uzajya gukora utazi kweditinga video, ntago uzajya gukora utazi gukora inkuru, ntago uzajya gukora utazi etike zigendanye n'itangazamakuru. That's why ushobora kuko nujya gukora utazizi ari uzajya ugongana n'abaza kureba ibyo wangije cyangwa se waguze utakabaye ubivuga. Yego. Rero etike nicyo kintu, etike cyangwa se kumenya amahame ngenderwaho y'itangazamakuru. Niyo mpamvu ushobora gusanga nkatwe by'umwihariko wenda turimazemo igihe ko nanjye ntago nkiterwaho ndi kubijyanye n'itangazamakuru imyaka ibaye 20 gutye irenga. Byamaze kuba mu rugo. Yego byamaze kuba mu rugo. Rero ni ngombwa ko turanabifite muri twebwe. Ariko nanone ikintu gihari ni iki? Nuko imbere na mbere umuntu abagomba kubikunda. Hari abantu bavuga ngo nahoze ndeba amashusho muri ECT ndeba abanyeshuri uburyo bivuga. Buri ushobora kuba uyu munsi wowe ubwawe wize muri ECT cyangwa se ukiga muri 9 Image, ejo ugazasanga urimo gukoresha abandi barenga 50. Ahubwo ongeraho ko nawe ukagira ikigo cy'ibyishibyo. None biremewe yuko urwego watereninzwemo
bakagutreninga neza ukabimenya nawe ushobora gutreninga abandi kuri rwa rwego ndetse ukaba wanarenzaho. Ndakeka yari kurimo kubona wenda hari no ni muri reception yaho ama certificate turayafite biragaragara ibyo twagiye tugira tugenda tugeraho gake gake ariko urabona kwiga mudasobwa gukina filime gutunganya filime gufotora gutunganya amashusho gutunganya amafoto ihugura ubunyamakuru na live streaming ziriya nizo nase nk'uhagarika iriya rutonde rw'ibyo twigiramo hariya ntasi inyuma gatoya kugira ngo urabona hano ku muntu ukurikiye televiziyo harimo bimwe amwe mu masomo atangirwa muri 9 Image Studio. Hari kwiga mudasobwa birumvikana ko ntabwo wakwiga editing utazi computer, ntabwo bishoboka, nta nubwo wakoresha imbuga nkoranyambaga udasobanukiye computer. Urabona ko no muri iyi minsi abantu abahanga bakora amatelefone n'abakora za mudasobwa bazikora bagendeye ku buryo umuntu ugendanye telefone aba afite na computer, afite storage bitewe nuko ayikeneye, akaba afite RAM bitewe nuko ayikeneye, n'ibyo akeneye ku buryo akazi katahagarara ngo nuko utagendanye machine yawe. Rero birumvikana ko no muri 9 Image Studio ntabwo batanzwe. Tuvuge niba umaze kumenya gukoresha mudasobwa, ukamenya gukina filime, ukamenya gutunganya filime, ukamenya no gufotora, ukamenya no gutunganya amashusho. Ibi ngibi abantu bagize bimwe twita montage cyangwa se montage, ugashyiramo n'ibindi bitandukanye, ukamenya no gutunganya amafoto na montage, ukamenya ukanihugura ubunyamakuru. Muri make uwo muntu urabona yagira inzara ati ntabwo wagira inzara kubera yuko ushobora kuri ubu ngubu mu Rwanda tumaze kugira ibitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye. Yewe reka tunarebe YouTube. Akangaka niko gaciro dusanga bazi kugwa muri ya ntego y'ikiganiro. Niba tuvuga ngo aya mashuri yigisha ubumenyi ngiro, hari icyo ari gusapotinga ya mashuri asanzwe. Icyo nabona ni kimwe, ahubwo aya mashuri yigisha ubumenyi ngiro ashigikiye cyangwa se atengase ya mashuri asanzwe, kuko ntabwo twabwira abantu ngo mureke kujya mu ishuri tujye muri amashuri yigisha ubumenyingiro, kuko buriya biruzuzanya. Kwiga uriga nibyo, ariko noneho nyuma yo kumara kwiga wowe muri wowe kiri mu mutwe wawe ni iki? Niyo mpamvu ufite impano yo gufotora ifoto ikaza isa neza, ufite impano yo gufata kamera ntushaking ukazana ishusho ubona rimeze neza. Ibyo bintu niba nabizi neza ariko mu babindimo ndabikura hehe? Kuri mwe na experience imwe muri campaign nari mfite akazi ko gufotora no gufata ama video. Yego. Mu kwamamaza abakandida n'abakandida depite. Yego. Yewe na company yanjye hari umunyamakuru cyangwa se umufata amashusho yari yarohereje ugenda uzenguruka ahantu henshi hagiye hatandukanye. Ariko icyo nabonye ni kimwe, ya mashuri twize abatandukanye na tere tujyaho. Niyo mpamvu nkubwira ngo mbere na mbere ya mashuri tunyuramo atwigisha kuba Jean Paul, akatwigisha kuba Eric, akakwigisha no kuba muri societe, sibyo? Noneho icyo tuba tugiyemo muri cya gihe cyo kuvuga ngo tugendeye kuri ansanganyamatsiko washyizeho, ikintu bidufasha niki? Bidufasha kuvuga ngo noneho dutsindagire bwa bumenyi twize mu ishuri, twongereho agakeregeshwa k'ubumenyi ngiro, imikorere. Sinzi nimba icyo kintu urimo kucyumva. Ndimo ndabyumva cyane, ngewe urabizi ko ibi bintu bimazemo igihe. Buriya iyo unyuze mu bintu bikakugira umumaro, twese turiga, ariko iyo amashuri arangije nibwo umwaka umwe umara wicaye uguha gutekereza byinshi. Ndakora iki? Nditwa umushumeri, ndagana he runaka ko hari ahageze yaciye mu yenzira, ariko se ngiye nabigerageza bigashoboka. Buriya ndi umwe mu bantu barwanya bya bintu byo kuvuga ngo ndaryamye kurera amaboko. Urarira amaboko. Noneho hari ibintu ugasanga umuntu bukiye mu gitondo ari kuri televiziyo, ariko televiziyo ntazi ngo niye televiziyo ndareba, hari icyo ndi bwigire muri televiziyo. Nibyo koko filime zigira umwanya zikanarura mu mutwe, ariko se ndi kuzireba mu mwanya wazo. Yego. Buriya ni ngombwa iyo udatekereje. Buriya nta kintu kiza nko gutekereza ugatekereza nabi, ariko nta n'ikintu kimwe gutekereza ugatekereza nabi. Gutekereza ugatekereza neza ni byiza, no gutekereza nabi nabyo nibiko birakurindimura. Yego. Rero menya ngo niba Jean Paul afite ishuri, kubera iki yashinze ishuri? Mu bintu ari kwigisha nta kintu nkeneyemo. Numara kumenya ibyo wongera uvuga ngo muri quartier iwacu aho dutuye nta kintu gikenewe. Hari umuntu wo gukora televiziyo zapfuye na telefone zapfuye ko abazifite ari benshi. Hari umuntu hari wo gushyira amashanyarazi muri izo nzu bubatse.
ese hari umuntu wo gufotora abantu bagize uturori dutandukanye twa anniversaire za bride shower abafite ibirori byo kwishimira kuko bafite akazi hari ibyo kwishimira n'ibyo koko uri kubyumva ariko se wowe nyirizina wicaye iwawe mu rugo ku bumenyi wakuye mu ishuri niki ukeneye ahantu uri hakorwa iki ibyo rero umaze kubireba ugahitamo neza wigendera mu kuko runaka yakoze iki agatera imbere ese icyo gishoboye nimba kandi uba wanagikora diba ahantu bakiguhuguramo neza nyaboneka nta muntu mbwiye ngo azajya nakora ibintu atabizi ahubwo genda ukurikira amakuru umenya ngo runaka akabyigisha niba byigisha niki namwigiraho kugira ngo nanjye kukigisha ahandi. Eric wenda sorry ntago nkuciye mu ijambo n'ubwunganizi nari mvuze muri bino bintu byo kwihugura umunyeshuri uje wanjye ntago baraba benshi ariko uje wanjye ndabanza nkamubaza ngo ese ibi bintu urabikunda ubijemo wumva yuko ubikunda ubijemo bishaka noneho yamara kumbwira ngo ndabikunda nkabanza hari iyo tujyanye abana ku ishuri rye babanza kubaha interrogation isuzuma bumenyi kugira ngo bareke ibintu bajemo cyangwa umwanya wo gusaba barebe na conscience intellectuelle yabo njye icyo nkora cya mbere no kubanza nkakubaza nimba ubikunda kamera uyiziho iki nicyo uzi kuri video nkabanza nkumva level ufite namara kumenya level ufite nkahita mvuga nti okay uyu muntu byanga bikunda ni umufotographe mwiza uyu muntu ni umuvideographe nkahita menya kategori ngomba gushyiramo imbaraga nkurikije cya kintu we kizakugirira akamaro kuko hano hanze turabizi neza hari abantu bazi gufotora pe twarangiza tukanamenya ko hari n'abandi bantu bazi gufata video pe rero icyo ngicyo niyo mpamvu akagira ikintu amenyekana yego iyo rero niyo mpamvu nkubwira ngo gukunda ikintu nabyo ni ikintu cyiza gituma ubanza kwidetermina ukamenya ngo ese how could I do this or ni gute nakora iki ngiki cyangwa ni gute iki ngiki nakinyuramo kandi ukiga kugikora neza. Tugeze rero muri wa mwanya w'igice cya kabiri cy'ikiganiro tubimenye aho mugira uruhare mu kiganiro muduhamagara mugatanga ibitekerezo byanyu ndetse mukaduha inyunganizi yaba ku byo turi kuganiraho cyangwa se ku byo twazagarukaho ubutabitiye. Allo oui BTN. Allo sinzi uyahise agenda hari umuntu wahoze duhamagara inshuro nyinshi ariko kuko hari ibyo twari tukiri kuganiraho ntabwo byatumye byatworeye kumufata ariko turaza kumuha umwanya niba akiri ku murongo yaduhamagara tukamwakira ubundi akaduha igitekerezo cye. Jean Paul twatangiranye n'ishuri muri ICT. ICT bigisha electronique ndetse ngira ngo urabizi kuna no gusura abanyeshuri baho buriya kuba hari ahantu ushobora kuba wavuga uti muri quartier hari ibikorwa runaka hari televiziyo hari telefone hari n'ibindi bitandukanye ariko nanjye nabikora ukagira n'amahirwe ukabona n'ahantu babikwigisha. BTN. Allo sinzi niba ari cyo cya connexion. Allo BTN. Allo wasanga abakubipa ntago ari ababipa ahubwo baba ari benshi bari guhurira barabyigana nikiza ko ariyo mpamvu ariko niba uri guhamagara ntibikunde watwandikira n'ubutumwa bugufi byakunda. BTN. Allo BTN. Allo BTN. Allo ntago yumva. BTN. Allo zamura ijwi turimo turakumva. Jampo ikibazo cy'amatelefone hari igihe abari menshi ku murongo ndabona hariho abantu benshi ariko kugira ngo umufatishe ntabwo byoroshye. Yani bavuga ngo muri Eric Tech bigisha gukora radio telefone za computer nyirizina kwesara amakamera kwesara bijya kuzamo kugira ngo abanyeshuri babyige yari igihe cyiza cyo kugira ngo buri muntu wese arinde umutekano w'ibyo akora kuko birabaje kuba wagenda ukaba ufite umutungo runaka uri umucuruzi ufite stock ni ikigo cy'amashuri cyangwa se ni depot ariko ukagize ugasanga umuntu yaje arafungura arigendera. Si ibintu wagenda ngo ujye kuri ribu cyangwa henga ugaragaze ngo bakwibye kubera yuko ntago bigaragara. Niba abantu bari mifuka 100 ugasanga umuntu araje kuyemo umufuka umwe. BTN. Allo ni ikibazo cya telefone ni ikibazo cy'iki wasanga ari ukubyigana
BTN alo oui zamura ijwi rya tukumve ongera ijwi tanga igitekerezo cyawe ari mu gikombe kure cyane BTN alo Jean Paul ibintu bya telefone sinzi niba biza kudukundira ariko niba uri guhamagara ukabona biri kwanga reka dusome ubutumwa bugufi ya kuko ubwo ndabona ari bwinshi BTN alo mwiriwe yego nitwa Bagirubwira Mohamed yego Mohamed nandi kureba kuri BTN naho umuvandimwe ngakora mu by'ubuhinzi nanjye igitekerezo mfite nyine nari numvise ikiganiro cya kazi ni kazi numva aho umuntu nyine witeje imbere mu by'ubuhinzi no korora akaba akora imashini zituraga amagi bazita kibeta akaba atuye numva ngo ni kurugarika aba nibaza ese uwo muvandimwe ukora mu bintu by'ubuhinzi uwo muntu ko tutigeze tumenya aderese ye neza yadufasha akamuza nawe kugira ngo nanjye nzabashe kumusura afite aho wandika nimero mu bintu by'ubworozi ufite ahantu wandika nimero ngo aguhe nimero ziwe kandandika muri ko ngiye kutwica amatwi cyangwa se reka zivuge kuri televiziyo uraza kuzumva reka zivuge kuri televiziyo uri buze kuzumva reka ze kuzivuga urazumva nta kibazo yego 07 kane kabiri yego 7 uwo wavuze ni uwo nguwo ndabizi mba nzizi mu mutwe uhamagara uwo nguwo yego murakoze cyane sawa urakoze ariko na Jean Paul aze kuza gutanga nimero kugira ngo ajye afashanya aboneka buriya hari abantu bazi buriya gutanga umusanzu ugafasha umuntu muri serivisi akeneye uba umufashije mu rwego rwo hejuru BTN alo wazamura ijwi ukongera ijwi ryawe BTN alo BTN alo hanze hano ushaka kuba bitoroshye uyu munsi reka ducishe mu butumwa hari uwagize ati ese umuntu utarize mwamufasha sinzi kutiga ibyo ari byo ari kuvuga niba atagera mu ishuri umuntu wese uzi gusoma no kwandika wamufasha nkuko twe tubibona uri iyo umuntu intangiriro ya mbere niyo mpamvu dukunda gukangurira ababyeyi nyaboneka mujye mujyana abana mu ishuri murazi ko mu Rwanda dufite gahunda ya iga kuri buri mwana wese alo BTN alo nyaboneka umuntu duhamagara nategura ikibazo ubundi atubaze turi hano kugira ngo tubafashe niba ari ikibazo ufite runaka niba ari ibigendanye no kujya kwiga muri 9 image studio Jean Paul ari hano niba kandi ukeneye kuba wajya kwiga ibigendanye na electronique muri electronique bigisha electronique na computer muri 9 image studio nabo bafite amasomo mwayabonye niyo twagarutseho cyane hano mu kiganiro BTN alo reka yoretse guhamagara rero tubanze dusome ubutumwa alo oui wazamu ijwi ryawe wahageze ongera ijwi alo ongera ijwi kugira ngo tumve igitekerezo cyawe nabonye hariho ngo mwazanye umuntu uhagarariye ubuhinzi ntabwo ari ubuhinzi nuko nabyo bikoramo
nibazaga uburyo umuntu yabona imashini yuhira. Imashini y'ubuhinzi urayishaka? Iyihe? Andika nimero zanjye nyuma y'ikiganiro uze kumbaza ndagufasha. Halo? Yego. Nimero zawe arazireba. Nimero nizo ziri kuri screen ubundi uza kuzihamagara nyuma y'ikiganiro. Mbariza nza kuhamagara. Yego. Biragaragara ko abanyarwanda banyotewe n'ubuhinzi bashaka kwiyumva iby'ubuhinzi. Tugiye mu bintu by'ubuhinzi reka nkubwize ukuri. Buriya njya hari igihe njya nicara nkatekereza kuri boss wa BTN. Sometimes dukunda kuganira ariko nimba hari ikintu abantu bataramenya bakabaye bashoramo imari n'ubuhinzi n'ubworozi. Njye mba mu buhinzi. Iyo nza kuba telefone y'umuntu uburyo ahamagarwa hari amafaranga yinjiza. Bumba amaze kugura vewiti kubera guhamagarwa no gusobanurira abantu ibigendanye n'ubuhinzi. Noneho ikibabaje ni kimwe, ba bandi ukorera iyamamaza bikorwa ntabwo babiha agaciro kandi bakora ubuvugizi, yego ibyabo biramenyekana, ubujyanama, yego kuko umuhinzi wa hano hasi none ntabwo tukiri muri bwa buhinzi bwo hasi, ntituri muri icyo kiganiro, ariko nayo mubwire ngo abantu nibarebe kure, ubuhinzi nibwo burimo amafaranga kuri ubu ngubu. Birumvikana. Uyaragira ati mwiriwe neza, ni Liliane ntuye i Muhanga, gusa ikiganiro mwatugejeho ni cyiza cyane pe, kandi koko ngudakora ntakarye, mwakoze ku bw'icyo kiganiro. Uyu nguyu arimo aratanga arashima ku bw'ikiganiro. Ni Jose niba ngo izina bashushuje turabakunda, nyaboneka niba ujya mwandika mujye mushyiramo utwatuzo mujye mushyiramo utwatuzo. Ni Emi ndi Rusizi, mudusobanurire mu muhuza bigisha gukora irangi cyangwa bigisha kurivanga? Mwiriwe neza, njye ndi Mugisha Aruno, mperere mu karere ka Kamonyi, ndagira ngo muzatubwire ku bijyanye na software development. Rero abantu amasomo ariho ni menshi, buriya nyaboneka niba ukeneye kwiga ikintu banza utekereze, numara gutekereza igihe n'umwanya, numara kugiha umwanya ukigemo wumva ubishaka kandi nta wundi muntu ugufashe ukuboko. Bijya bibabaza kandi bigatera n'agahinda ko wajya mu kintu ariko kijyamo utakirimo, waba ugeze hagati amasomo kumva undi muntu akubwira ariko nubwo uri muri electronique hari abandi bantu bari kwigisha ibintu byo guhinga, kugutera amatera, ibindi ibintu nk'ibyo ngibyo. Uvuye muri tekinike ugiye mu buhinzi, ukongera ubuhuye n'umuntu kuko ari undi muntu wenda mwiganye, wamusura ugasanga afite inka wenda yabyaye cyangwa yoroye intama, ugashaka kumera nabyo ugashaka guhita ubyirukanyiramo. Banza utekereze neza, umenye icyo ukora, ugikore kandi ukinoze. Nuhitamo ugahitamo neza ukanoza n'ibyo ukora, uzatera imbere uko byagenda kose. Iri nahoze mvugana na Mike, nawe ni umunyamakuru hano kuri BTN. BTN, alo? Oui, zamura ijwi ryawe. Zamura ijwi ryawe turimo turakumva. Nyaboneka niba udukurikiye njya nkunda kubivuga cyane, mbere y'uko uhamagara utanga igitekerezo pe, murajya muduhamagara mukaduha n'ubutumwa bugufiya ndetse bikanatunezeza bitewe n'ubujyanama mama mwaduhaye. Ariko niba ugiye guhamagara kuri televiziyo banza umenye ngo ngiye kuvuga iki, niba mfata ndibasubiza iki, ni ikihe kibazo mfite kigendanye na topic bariho. Uyu munsi rero turimo turaganira uburyo aya mashuri nyigisha ubumenyi ngiro, ese koko hari icyo adufasha, ari kunganira iki? Birakwiye se ko niba niga bino bintu ngomba gutesha agaciro ko n'umuntu ibyo yize, cyangwa twahuriza hamwe tugasenyera umugozi umwe? Iterambere ryanjye buriya ni ingenzi ku iterambere ryawe. Tubura kuba ndi mu buhinzi ariko nubwo ndi guhinga nkeneye mashini, nubwo ndi guhinga hari ibyo nkeneye bishobora gutuma akazi kanjye kagenda neza. Rero Jean Paul, niba ari cyo wabwira abadukurikiye, ndabona n'amasaha ye isaha isigaye yirukanka. Amasaha yo asigaye yirukanka Eric. Iyo umuntu yicaye ubundi nge umunsi wanjye usigaye mbana mutoya, ni nabyo ariko buri umuntu amaze gukora niko bigenda. Umunsi wanjye usigaye mbana mutoya, hahandi mbyuka saa 10 mba nabyutse ubundi ahanini za mu gitondo kandi nkataha saa 7. Rero icyo nabwira abanyarwanda by'umwihariko, ariko reka nibwira urubyiruko kubera ko urubyiruko ni rwo ahangaha turimo kureba. urubyiruko rurirwa ruvuga ngo
telefone yatunaniye neza neza. Urubyiruko rurwa ruvuga ngo ni abashomeri kandi hari ibintu byinshi byo gukora. Ntabwo icyo turimo kureba ari ukuvuga ngo baze kwiga muri City cyangwa se muri 9 Image Studios. Oya, ahubwo twebwe nanone niba twigireho cyangwa se nibaze bihugure bya bindi turimo kubaha. Ntabwo tureba ku mafaranga gusa, ahubwo icyo tureba ni iki. Cya kindi nta rubyiruko ruri hano hanze rudafite telefone byibuze iri hejuru y'ibihumbi 20 cyangwa se era ku bihumbi 20. Nyamara ibyo bihumbi 20 mu gihe waba urimo kwigira muri 9 Image Studios, bashobora kukwigisha uburyo cyo ushobora kumanaginga social media zawe. Kuri ubu social media zirahemba, sibyo? N'amafaranga atari makeya. Hanyuma ukigishwa uburyo cyo ushobora gukora video ukoresheje telefone yawe. Umuntu akakwigisha kweditinga ya video ntuyitandukanye, umuntu akakwereka uko wongera resolution ya video yakorewe kuri ntuza yakoreshejwe telefone, kandi mu by'ukuri nawe ubwawe ushobora. Allo BTN, allo wakongera ijwi tukumvikana. Iki kiganiro se mbona kuri televiziyo nicyo nari ngiye ngo ndi kuvugana nacyo. Yego nibyo. Mwiriwe. Ariko ndi kuvuga cyane ntabwo numva. Ndimo ndakumva nta kibazo mbwira. Iryo shuri risa riherereye he? Twavuze amashuri atandukanye, ntabwo nzi ni 9 Image Studio. 9. Ushaka ko kwiga ibiki? Umuntu warangije wa gatandatu mwamufasha. Yego twamufasha. Warangije segonderi muramufasha? Yego. Yashakaga mutubwire minerivare, mutubwire aho ishuri riherereye. Uze guhamagara nyuma y'ikiganiro turagufasha nta kibazo. Hari umwana w'i Rwamagana. BTN, allo? Allo? Oui, twakwakiriye. Urinde uherereye agana he? Ni Musanze. Amazina yawe? Ni Asla. Yego. Twazifite ikibazo. Yego. Ko tureba amashusho gusa ijwi n'iryumvikane by'abacazuke muri system ya BTN TV. Ukoresha iyihe dekoderi? Katani. Niyo ifite ikibazo wahindura dekoderi yawe kugira ngo ubashe kumva neza. Ni ifite ikibazo. Yego. Sana urakoze. Hari n'ubundi buryo baba bafiteho imirongo ibiri, are ku murongo wa mbere akajya ku murongo wa kabiri, uwa kabiri ubuvuga. Arya batari yabimenye ko hari ushene kuko harimo kutukurikira buriya wenda arabyumvishe ntawamenye. BTN, allo? Oui, twakwakiriye. Urinde uherereye agana he? Theogene mbereye Muhanga. Theogene ndi Muhanga. Yego Theogene, igitekerezo cyawe? Igitekerezo cyawe? Ko nashaka kwiga imyuga se ishuri rirahagana. Jean Paul yagusobanurira. Nimba ushaka kujya muri 9 Image Studios ndukorera hariya Ibatsinda, iyo ugeze ahahoze gare ni ku cyapa gikurikira hahoze gare, hazwi nko ku Izuba apartment cyangwa se ku ikorosi rireba hitwa Igiheka. Hari iranga rwose ni munsi y'umuhanda, hari icyapa kinini na ninjoro haba haka. Uza gufata nimero uramutse ugiye yazagufasha nta kibazo. None se nimero 82 0782 3 6 9 3 20. Arimo kurwana no kwiyumva kuri televiziyo. Nabyumvishije. Kandi yakaba yiyumva we umwumva direct. Reka Jean Paul, reka ndabona amasarimo yirukanka, ariko sinakurekura nakubaje ikibazo. Ahashize amashuri yigishaga umwana agasoza umwaka wa gatandatu ashobora kujya hanze agakora, ndetse akabera n'akabarore abo yasize ku rusisiri wabo. Ariko muri iki gihe biragoye ko umwana arangiza umwaka wa gatandatu ngo habure kumusaba kujya mu bindi bigo byongera bikamutreninga. Ndetse tunashimire Minisiteri
y'uburezi iyo yagize gutya iravuga ati umwana wiga amasomo ya naya nasimbuke ajye no mu bigo byikorera ariko uko bino bigo bikora akazi ariko nabyo ugasanga haracyari imbogamizi umuntu arangiza kwiga wamuha akazi ugasanga urwego ari ruracyari hasi yego wamugereranya n'ahashize ugasanga harimo ikinyuranyo kinini cyane njyewe ikintu mbona uburezi bw'u Rwanda ntabwo ari uko ari bwo bufite ikibazo kibahe noneho ikibazo kiri muri twebwe babyeyi ntawe uri bunterewe ariko murabizi ko ijisho ry'umunyamakuru hanini burya hari abajya bavuga ngo nitoroshe yego hano hanze abana turimo kubaha iby'umurengera mu ngo turimo kubaha iby'umurengera bikarenga mayindi zabo bigatuma nabyita ko tubarira abajeyi Eric ntabwo uburezi dutanga ku ishuri tujya twohereza umwana ku ishuri akajyayo umwana aragenda kubera ko kuri ubu ngubu nta wenda ndabivuga mu buryo navuga ko bukarishye ariko n'uburyo umubyeyi wese ari bubyumve nanjye ubwanjye nta ku ishuri iyo nohereje umwana ndamubwira ngo genda icyo nkeneye ni ubumenyi uze wamenye umenye genda wige umenye burya iyo umwana ino myanya ranking uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu nibyo bitwereka ko nyine wa mwana arimo kwiga neza ariko finally ikintu bita practice muri ariya mashuri nicyo kibura ugasanga Eric nimba urimo kwiga multimedia muri abana 60 murigira kuri kamera imwe itagiriye kabiri ese urambwira ngo azamera nka wa muntu wagiye kwihugura yiga ari umwana umwe n'urugero nimba ari icyo bita apaca nimba ari icyo bita LCD arabimenya gute nyamara kandi ni ugiye gufata umwana ukamubwira ngo mbwira ibice bigize kamera yiga multimedia kandi ibice byinshi bigera hafi muri 50 umuhaye kamera wenda iriya bafotoreraho byamugora rero igihari impamvu ubona umwana asohoka mu kigo cy'amashuri hirya akaza hari abiga bigura intege ntitubyibagize kandi nanone na wa wundi uvuga ngo yabaye uwa mbere ntabwo ari ko aza ngo agire ahita akora akazi ngo kamere neza ubwenge twigira mu ishuri butandukanye n'ibyo twebwe turimo gukoresha abantu kuri ubu ngubu tubona urugero ni rumwe Eric ibyo wize mu ishuri ndahamya ko kuri ubu atari byo wiga nako atari byo ukora nyako biba bimeze yego rero nanjye nimba n'urugero wenda mfite lisansi mu bijyanye na wenda n'icungamutungo cyangwa se icyo bita business communication narangiza nkaza kuri ubu ngubu nkaba nafotoye bwa mbere niga mu wa kabiri secondaire muri 99 ifoto nimeze neza ifoto nakoreshaga yashika urayizi ubwo njyewe ntanze témoignage kugira ngo bumve ko hari igihe umuntu mwajyaga gukuramo filime ukareba gutya kugira ngo idashya ukajya muri chambre noire niko twayitaga so rero Eric nagira ngo umwana kuri ubu ngubu wenda ukurikiye ikiganiro anumve ko burya ibintu bituruka kare ariko utekereza kira gihe guteza mfoto y'umuntu mfoto y'ubukwe ariko ugahana agaciro ibyo wakoze ukajya no kwiherera kugira ngo ukure mu filime ko nuza n'uburangare birashya amafaranga uri bubone kandi nta n'ahantu uri bukuru ubukwe bw'abantu yanjye ikintu bita negatifu warakibika kukakibika imyaka n'imyaka bazongera kukubaza ifoto abantu twiganye Saint Aloys barabizi ubu ngubu njye negatifu mfite arama negatifu mfite ndabizi neza muri noza ese kuri ubu ahubwo ikibazo ni ikoranabuhanga uko rigenda riza ntago wabona nuko uyihanaguza uko ikoranabuhanga riza reka nkubwire Eri umuntu iyo mubwiye ngo 8 gukuba 8 ni kangahe ndakurahiye atafashe calculatrice ntago yabishobora gute uzashaka umuntu umubaze ngo 8 gukuba byonyine mubwire 8 gukuba 2 ni kangahe nibuka ko ari 16 ntabyaramenya arahita ajya muri telefone ajya muri calculator kandi kubize kera bazi ko biga icyo bita calcul mental kuri ubu ngubu hari ibintu bazanye ngo ni ukureba conscience intellectuelle z'umwana kumwe bareba uko umwana umutwe ukora vuba ariko ibyo ngibyo ntago ari umwana wese ushobora kujya muri kiriya kizamini aho ugenda bakaguha imibare nk'igihumbi bakakubwira ngo yisubize wasubiza ugasubiza wenda nko mu masegonda nk'atanu ugahita uvuga igisubizo cya nyacyo Eric impamvu ubona hano hanze ufite abo ukoresha mfite abo nkoresha ndakubwiza ukuri ibyo dukura mu ishuri ntago ari byo turimo kwakira mu mirimo turimo gukora hano hanze rero nge sinavuga ngo wenda
gusa icyo nakomeje kuvugaho ni uko babyeyi dushyira igitsure ku bana bacu ndetse kandi tugerageze no kubaha icyo bita kwihugura kandi murusheho no kumenya impano ziri muri bo buriya hari umugabo umwe yaravuze ngo iyo umenya ahantu inyenyeri yawe iri ukafokasingaho uko byagenda kose utera imbere rero naba buriya iyo ubana n'umwana cyane urushaho kumenya ibyo atekereza n'ibyo yumva yakwiga kuruta kumutekerereza kuko nshobora kuba ndi umucuruzi ariko umwana atazi n'aho biherereye ibyo gucuruza. Jean Paul rero reka ngushimire ariko sinagushimira yagize ubutumwa ugenera akenshi iyo nabanye n'umuntu mu kiganiro musaba ko atanga inama y'umunsi yaba ku badukurikiye yaba ku bagana Nine Studio Image ndetse n'abagana muri Electech nyirizina. Njyewe inama natanga mbere na mbere ndayiha urubyiruko urubyiruko ndetse n'ababyeyi babyumvireho nta murimo n'umwe utagira aho ukugeza nta gikorwa na kimwe kitaguteza imbere. Icyo nakubwira ni uko uyu munsi nimba ndimo nditwa gafotozi ariko nkaba mfite stage nkaba mfite aho mbarizwa nkaba mfite ibyo ndimo ndakora nkubwiye yuko nabihereye muri 99 narize yewe na maîtrise narayize kugira ngo byumve ariko ibyo ngibyo simbireba ahubwo urwana n'ifoto uyu munsi ndagira ngo ngusabe ngo buri akantu gato gashobora kugukura hasi kakagushyira ku rundi rwego wisuzugura akazi kuko kandi ikindi kintu nagusaba ku nama y'umunsi naguha gabanya kwiyemera mu mirimo kubera ko igikora ni mu mufuka ntabwo igikora ari uko nambaye cyangwa se ngaragara ejo utazansanga nambaye sarubeti nimo ndakoropa iwanjye ngo ugire ngo nuko nakunze amafaranga nabuze umukozi kandi ikindi nanone wikorera ku jisho nimba uri mu murimo wikorera ku jisho kubera yuko umukoresha wawe we ibyo ngibyo abikuzanyamo kuko abona ko agukeneye mu gihe ubwawe n'ubwo waba udahari yabikora. So rero nakugira inama yo kuvuga ngo mu kazi icishe bugufi mu byo ukora byose kandi nta kazi k'umunyagara kabaho. Ariko sinagena nanone ntashimiye Eric Teke ko mwadufashe muri Nine Image Studios mwadufashije muri byinshi yewe yaba kamera z'umutekano yaba amakompyuta dukoresha reka ngushimire cyane Eric. Reka tunashimire Ndahiro Valence Papi ugiye kwerekeza ubwota amasimbi kwerekeza sinziye naboze mbona seka ariko ubudage buramutegera ubuholandi buramutegereje asimbizi nta makuru aramahagije ariko nani twasoka muri studio tutifurije isabukuru nziza muzungu Jeff happy birthday to you sijamenya kuririmba ariko yavuze kuririmbira to you ndava mu happy birthday Mr Muzungu happy birthday to you ndakuririmbiye amashusho yabitse yanga no kuyagaragaza ariko uko byagenda kose ariko buri uramutse umubajije imyaka afite ntiyayikubwira akazi keza hano yego kandi keza cyane keza rwose numwe mu bantu badufasha kugira ngo amajwi n'amashusho agere ku banyarwanda ameze neza adafitemo n'amakaraza uyu munsi rero Ndahiro niwe wambwiraga ngo yagize yubire yagize yubire abandi bagira isabukuru ariko we yagize yubire kuba twumvishe rero urumva icyo dushatse kuvuga ariko muzungu rero Imana ikomeze kwiteho kandi ukomeze ugubwe neza we n'umuryango wawe kandi umenye ko abantu bose baragukunda natwe turagukunda kandi komeza umere neza ndaza gushaka mu kanya harya umuntu wavutse bamuha iki bamuha gato naringe kuvuga ngo ni yari yubire ntabwo ari gato uri hari ikindi kintu mubwira kugira ngo birusheho kumera neza kumurebera ryacu rero Imana irankunda reka ngushimire cyane kwa twaje mu kiganiro mu bwa mbere tugutumye muri tumenye ariko ikaze urarihorana kandi rwose n'ubundi nitwenya gutanga umusanzu nzi ko nkurimo n'umwenda wo kuzagusura kuri hariya kuri studio kuri ni karibu kuko ibintu yishana byiza cyane kandi nabikunda n'ubutaha mfite gahunda yo kuzenguruka ndeba amasomo atangirwa yaba muri Nine Image Studio ndetse no mu Muhuza Training Center na bamwe mu bantu badufasha kugira ngo urubyiruko rwacu abana b'u Rwanda barusheho kwishakamo ibisubizo. Jean Paul rero rwose ndagushimiye kandi nkomeye gushimira umusanzu ukomeza guha abana b'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo bongere ubumenyi bwabo. Reka urakoze cyane Eric n'ubu ngubu ngiye kujya hari abantegereje ku kazi nabo tugiye kujya gufotora birumvikana akazi keza kandi mujye mu mafotora kandi mubice n'amafoto yabo neza. Reka rero nshimire nubwo telefone munsi yantengushye n'ubu bantu bari baraduhamagara benshi ariko niba ari kere simbizi niba ari telefone yagize ibibazo simbizi urandaza kugera muri Electech bayikosore ariko ntibyambuza gushimira abagize kugira ngo baduhamagare kuko nimwe mu nzira cyangwa se ni bimwe mu bitwereka yuko ikiganiro mu mugikurikiye kandi umuntu agikunda tuzakomeza kugenda turushaho kubazanira ibyiza mukunda hari
isomo njya nkunda kujya ryo gutegura mbere y'ikiganiro kugira ngo turusheho gusobanukirwa na bya bikoresho by'ikoranabuhanga dutunga iwacu. Niba kandi niba twandikiye ubutumwa nk'abantu nabusomye ntago buriya telefone mba nkorana nayo ubutanzagaruka ndebera hamwe ibibazo mwambajije ibyakeneye gusubizwa mbasubizwe. Reka rero nkubwire ngo komeza ubane na BTN TV, ibiganiro ikomeza kukugezaho komeza uryoherwe nabyo. Nge nka Eric Nshimimana, ikiganiro cy'umunsi reka gicumbikira ngaha, tuzongera kubana mu butaha. Mbibutse yuko ikiganiro mugikurikira kuwa kane ku isaha saa 9 kugera saa 10 no kuwa gatandatu saa 8 kugera saa 9. Komeza muryoherwe n'ibiganiro BTN komeza kubagezaho. Murakoze. Yari Eric Nshimimana. Ntabwo ari ibintu bikiri ibanga ko ari we wese uyu munsi kwiga amasomo rusange mu Rwanda ukarangiza kwiga imyaka waba warize yose ntabwo bigitanga icyizere cyo kubona umurimo. Uyu munsi mu mwaka umwe Kaminuza y'u Rwanda ishobora guha impamyabumenyi abanyeshuri barenga 7,000, ariko ni bangahe babona akazi mu byo bize imyaka iri hejuru y'itatu?